Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Mbahaye ikaze rero hano kuri Gospel TV Rwanda. Imana y'amahoro nibishimire. Twabateguriye inyigisho nziza, ni inyigisho zisana n'imitima ndetse no komorwa ibikomere. Ikindi kandi ni inyigisho tuzabonamo neza umugambi w'Imana n'uburyo Imana yifuzaga ko tubaho. Icyakora cyo uko Imana yabyifuzaga ntabwo ariko byaje kugenda. Ibyo byose tuzabireba, turebe ukuntu umuntu yanduye, turebe icyo umuntu yakora kugira ngo agaruke mu mugambi w'Imana. Ikindi kandi tuzareba icyo Imana yakoze kugira ngo bwa bumwe Imana yashakaga, wa munezero, rwa rukundo Imana yifuzaga mu bantu byongere kugaruka. Rero ibyo byose muzabikurikira muri iki kiganiro kandi muzabane natwe. Imana iduteguriye ibintu byinshi ndetse no kunguka byose duheshwa nayo. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana maze Mwuka Wera wayo abane natwe muri iki kiganiro ndetse no mu biganiro byose, ategura imitima y'abazabyumva mu izina rya Yesu. Imana ikomeye, uri umurengezi, uri umutabazi. Turagushimiye ko Mwami Imana uri kumwe natwe muri iki kiganiro. Tugushimiye ko Mwami Imana uzabana natwe mu biganiro bizaza. Tukweretse Mwami Imana imitima y'abazumva ibi biganiro ndetse izi nyigisho Mwami Imana zose zizafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kuduhindura rwose duhinduka abana bawe, tumenye neza icyo dushaka n'icyo twifuzaho. Urakoze cyane none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Inyigisho yacu y'uyu munsi ni inyigisho ivuga ku mugambi w'Imana mu mibanire y'abantu. Tugiye kureba icyo Imana yari ifite mu bitekerezo byayo igihe yaremaga umwana w'umuntu. Bene data, mu gihe cyose habayeho amakimbirane ashingiye ku moko ahantu ariho hose ku isi, habaho gusenyuka kw'imibanire y'abantu. Abantu benshi barakomereka, abandi bakarakara, bashaka gutongana, bajya impaka, barashinjanya, ndetse benshi bakenera kwisobanura ku byabaye. Mbere y'uko dutangira kureba iby'iyo mibanire n'uburyo yasenyutse, ni ngombwa y'uko dutekereza neza tukamenya icyo Imana yatekerezaga mu gihe yaturemaga. Mbese turareba ubwiyunge ni iki? Niki tuzamenya? Ni ryari tuzamenya ko twageze ku bwiyunge? Reka rero dutangire inyigisho yacu maze turebe icyo Imana yashakaga n'icyo yatekerezaga ku mibanire y'abantu. Tugiye kureba urugero rwiza rw'ubutatu bwera. Ubutatu bwera ni imibanire myiza ihebuje Imana yashakaga ko abantu twese tubanamo. Ubundi mbere y'uko isi itangira, hariho Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Aba ngaba babayeho iteka ryose mu ruziga ndetse rw'imibanire myiza ihebuje. Bivuze ngo iyo tuvuze uruziga, ni ukuvuga ngo buri wese nta warutaga undi. N'Imana yigaragarizaga mu butatu butagatifu. Rero hari ibyarangaga Imana Data, Imana Mwana ndetse n'Imana Mwuka Wera. Hari harimo urukundo, hari harimo kwizerana, hari harimo kwiyumvanamo, hari harimo kwishimirana no kwizihizanya, hari harimo gufashanya, gukorera hamwe, kugirirana icyizere ndetse kugira inyungu zimwe bose bahuriyeho. Kuko twafatira ku rugero, Imana yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho isa n'iyacu. Ijambo ry'Imana, Kristo niwe wabwirizaga avuga ngo njyewe na Data turi umwe. Akongera akavuga ngo umbonye ababonye Data. Hagati ya Kristo na Data nta warutaga undi. Ni ukuvuga ngo ibi byose bigaragaza imibanire Imana yatekerezaga, yari ifite mu bitekerezo byayo igihe yaremaga umwana w'umuntu. Rero icyo tubona aha ngaha muri iyi mibanire ni urukundo ruhebuje kandi ntabwo rwajegajegaga. Buri wese yuzuzaga mugenzi we. Ikindi kandi
ibi ngibi nibyo Imana yashakaga yuko natwe tubamo. Niba rero imibanire y'ubutatu bwera bw'Imana ari myiza bihebuje, ni iki cyatumye bafata icyemezo cyo kuturema?